narusa njana kuzagigira Baragura gute ariko we ubundi nta handi bakubwira ngo Nyabarongo yicugize uta uyizanike nanjye nakubonye ntabwo urinjira ndakoza ngo cyabuje narusa nonde mutse urebye neza wasanga atugomba kubona shirisi uyu munsi arabyuka ishuri uyu munsi arabyuka ishuri nose baby ko mbizi ko uyu munsi utajya ku ishuri nta kuntu wansuye urakoze cyane uzi ko yanze kutabyemera gusa ndibaza ariko twagenda tukagera mu rugo tukareba uko bimeze wowe nakubwiye wigira ikibazo cy'inzu dore ya yindi nayo nakurangiye umusudani yahise ayijamo kandi niwe watanze amafaranga menshi nakubwiye kahumva kandi mbese ibihumbi 5 nibyo turapfa kwiranza imeze neza kure wowe nakubwiye ngo iriranza irimo dushe irimo tuwarete nta kintu ndabizugiraga n'ubwoba ifite na wese mu nzu nta kibazo cyo gusohoka uzagira oya nawe bira 5 bishyireho birangira hari n'undi nari mbonye ngo wagashambure garararamo ijoro rimwe amwenyemereye ibihumbi 10 da ntasobore kumva ari amafaranga nago cyari menshi wowe uretse ibintu byo gushaka kuzana ibintu by'inuza wowe kubita inzu bipfunsi wigira ikibazo reba neza uyashaka uyabone ibintu bite bigenda neza wa mugabo eranze ukira ahantu heza kunatahaga nijoro ko nta wagutera kaci ufite ikihe kibazo aya we umva kandi no wowe nakubundi bira 5 n'ubibona bituma amagara sibyo bituma amagara mitenza duhita tureba ukuntu tubigenza nyine tuzingiye mu rugo ntabwo bakemera ko uza kumusura ntabwo babyimira wanjye ariko ngize kandi gatekerezo ngize niba bikunda hari ukuntu twashaka inzu muri karitsiye karitsiye y'iwanyu ngiyi ni karitsiye mu rugo hari ukuntu twashaka twaganirira tukajya akantu heza ho kujya hatuje tukaniyakira kwikaritsiye nabonye ari abasirimu cyane ubwo rero reka tuduse n'abajya imbere turebe ko twabona inzu si cyane ko mbona wabaye cyiza cyane ubwo twagenda ngira ngo tukajya kureba ko byakunda dore wa mugabo wa mugore wanyuzana yikoreye inkono ngo nzaruha nzagenda na Yesu mu misozi y'Edomu tuzahorana iteka niko byaje niko bigenda shamana ko ngaho ndebereza imbeba noneho ndebera ibishimbo byanjye noneho ko bavuga ngo hajemo ngo za shokonko oya ntago ari shokonko uturayi twakuze utuntu dufite umurege mw'ijoro atwika amanywa na nijoro umuruho tunyura amanshuti ngo n'iki gihe gitoya bigateshuka ngo ureke Imana mwami udahemuka jya wizera ngo ibibazo unyura amanshuti Mani nawe nuko nugashaka kugora ubuzima nugatete mupira ndi kubona rumamagaye wasanga twumvikanye nahageze yego nta kibazo handi twumvikanye nahageze ariko se urangahara nahageze ugira ikibazo weho inzira hari
musore wawe wambwiye ngo aramaramo amasaha atatu avemo nta kibazo ibintu biroroshye bigira ikibazo wehe inzira sheri kazi gato ndaje ako muje murande umuntu yiteye ruturayi two kugereka ku bishimbo no ku mushogoro abasamba baje none zubwo nka kiri yaracagiye muje murande ariko buretse ndaje ndahangana nabo nago buretse noneho amanze nkure n'iki kiri hano ho ndakigereka kuri gura mushogoro nimugoroba inzu kuri njyewe ni nk'inuza kanze gatoya weho ndahageze ariko buri hafi aho ndaje nkuvugisha bimeze bite se shobora komera cyane aha nahese ndi mushya muri karitsiye uri mushya ndi mushasha muri karitsiye ushaka inzu kandi yo kubamo ivuga gake utakunda amayonese inzu kari ko kazi kanje mvuge gake katari forode wa mugabo we bugushaka inzu ni forode ku buryo navugaga oya wigira ikibazo nje ibintu nkora birizewe n'umusoro rimwe na rimwe cishagamo nka ukwe kufite amagambo menshi amayonese akazi wagakora utavuze ubukoko kumbwira ukuntu warangira umuntu inzu utari kuvuga bigahura nta kibazo ariko nje nta muntu umbwiraga nyegeye uregera inyuma nari oya mbwira sirebura mukobwa oya wimira amazi ndarangira leta ikiyogo wimira amazi uriya mukobwa utambwira ko nawe ushaka ibintu byazawuncence n'iki naguteza rero oya burani turavuka burani mu rumuna wanjye ntushaka kujya kumuha vitamini muri iyo nzu uri gushaka ahubwo ibintu by'amazu wigira ikibazo reka ibindi tubyirengagize tujye ku kazi ibintu by'amazu nibyo byanjye nta kazi nta kuntu wandangira roji ya make icyama cy'ubwo ufite angahe se ngo ngurange dore hano hepfo kwa Seyezi hari kwa Nyirabutare hari kwande hanu kwa Donatani nyumira hari amuvugiriro cyaka inzu ifite security yego komana ye security ntago ngorana yari ibintu bitaratinda ndakikorera mu Kayongera suko gucungira umutekano kugira ngo inzu zawe zihagaze fakwirinda kumutaza zihagaze gute uramereza 5,000 si isaha imwe ni isaha imwe ntago wayirenze 5,000 nawe uragabanya amasaha muri uyu mujyi inzu ya bitani baho yego ahubwo suretse nje ubundi uzagenda upereza ahantu hose bazakubwira ngo rwafukwe niyo muntu uranga amazi ahendutse n'ubundi uri umujyi wa bitatu uri kubibona bitatu tatumwa ako nanje ndagira hari ibidasangirwa bitatu nta kintu ndakora ukumva nabyemera weho reka kumvikana niba ari 3,000 iminota 40 hande 20 sigaye nyipeze habaye urusuza 5 nje nije kandi aho muri ucinjira umutekano nari agira 6 niba ushaka ko nanjye mba ucinjira umutekano cya 5 ngucunge nibirangira nanjye n'ubundi twasangiye byose mu mwanya wawe ni wumva twasangiye byereka nubwo duhuye twasangiye kumva utangiye gukura twasangiye bitatu bitatu tugende komisa numva ndwaye inzoka ko ubusi koko ahubwo umva nega amatwi wowe amatwi wikwigira ikibazo amatwi yanjye ahora yuguruye sibyo witinda mu gakino erega mfite undi muntu ugiye kureba hari banza ufite amatwi wa mugabo yabaye diro awa nagana he bari ni hano hepfo hano inyuma nta minota 3 yewe hari umujene afite undi ugiye kureba ariko ngashaka ka etage tunyaruka tugiye kugenda ubwo ndasiga ubirimo umubiri umeze nabi gamwe ibyo ndi kubibona yabaye baba we iyo panora tutagusubiza tugende ikibazo inzu ni nziza sha ikibazo ni cyane nta kintu turapfa ibintu byose byagiye ku murongo sibyo mwebwe mwigira ikibazo ibintu bimeze neza sibyo ibintu bimeze neza oya mwitonde mbabwire mbere yo kugira ngo barangire ahantu iyo nzira mugiye kubanza mwumva amategeko n'amabwiriza murakurikiza nimugera muri iyo nzu nagize ngo tuzanyanga muri iyo hano nta nzu ihari mwebwe inzu mwebwe simushaka inzu icyambere iyo nzu wa muhungu uraba ufite buje cyangwa kandi ufite telefone uracana itara
iyo nzu ni inzu cyangwa ni ikibuti? Yego komano ese Ntabwo turi inyamaswa. iyi karitsiye umuriro wagiye iyi karitsiye nese ubu nakujyana ahantu hatari amatara ntabwo byabaho mwebwe inzira hari imeze neza nakubwiye ko urashaka itoroshi cyangwa ko ufite akabuje dore ko abo ngubu ngo musigaye munacana buje ngo yazima akaba ari umutaho ubwo rero iyi sinzi umusigaje kureza urakoze cyane inzu dusigaje kuyireba ni inzu isigaye ambo tutari twajya mu bintu byinshi rero uryoherwe akazi keza ibintu bigende neza amafaranga yampaye nayabonye sinzi kutatwereka inzu inzu dore ni iyi ngiyi muryoherwe murakoze cyane babe what is this? inzu ntabwo nayibamo iyi oya pe Calm down ni ibyago bitugwiririye nanjye ntabwo ariyo nifuje nuko nayijyamo babe byoroshye wana mubiri rukundi njye ntabwo nayijyamo oya babe basi bwarimo ubaha icyifuzo cyane sigo abyemeye amuhazaye kugira ngo twakwinjira wait God have mercy upon us. iki ni ikigo cy'abasazi ariko barazi imbeba zigiye kuruzira kundi va mu nzira wowe wa mugabo we ndakwasa wa mugabo nimyorishemo ndakwasa wa mugabo we twumvikana iki gikomisiyoneri ra jewe imbeba zindira ibishimbo zirabimaze none nawo warugabo ugiye kuyinjira mu we jewe mugabo umva wa mugabo jewe mugabo ndagutema wongera umvugeho imbeba n'amafaranga yacu twishe bihurirayo amafaranga si yiki yibikiye ya mariki amafaranga nje ya mariki nje mumbwira amafaranga ikintu yaramara nje mumbwira ikintu amafaranga yaramara uri nje mutandukane se bavo abare gufata mu gufata hano ndavuze ko ikigabora umugore kandi kwa twebwe mwibwe nyiro sara abandi mu genda hariya ogenda hariya babe genda hariya ngatayoka pepera mu nzu iyo nzu mwari muri kuvuga ni iyanyu umva twumvikanye twegere hano twumvikane nje ndumvikana ndi mwagiye hivi mumbwira umuntu wabageje mu rugo rwanjye niba ari n'ibiryo munashonje nje mumbwiye mbahe impungwe duye n'umugabo mu muhanda atubwira ngo ufite inzu akodesha ni komisiyoneri komisiyoneri rwafukuye wundi kumwumva ambwiye ko hano hari inzu ikodesha ndaje inzu ndanamwishuye ahubwo wowe uri hano nkanda ukora iki ahubwo mwebwe nanjye ndi kubabaza ngo turebe abantu bakodesha inzu twagishuye ninde wayibakodesheje komisiyoneri si we nyiri inzu uwuhe ariko ko namwe wajya nta bwenge mugiraga mwabana mwe n'akumiro bene data ko wajya nta bwenge mugiraga abana banje ni gute umbwira ngo babakodesheje inzu mwasanze ifunguye inzu twayishuye nyine nanjye ntabwo ukunze amafaranga yacu ifunguye yari ifunguye da none se yabakuye he yabagejeje komisiyoneri duhuriye ku muhanda tubwira ko inzu ihari turamwishyura tuje mu nzu avuga tuduhe umwanya ahubwo si namwe ndi kubabaza duhe inzira bitambuka barebe wa mugabo niba uri n'umwana niba uri n'iki oya ibintu by'inama oya urongera kunkoraho kwanze na kano kanya mwanteye mu nzu yanjye niyo mpamvu weho urasubirayo wenyine baby ndavuze ngo urasubirayo wenyine nawe ubone muno bavo narusa ni cyane ndavuze gigira ngo nakurege ute ariko we ubundi ni handi bakubwira ngo nyabarongo yicugize ute uyizaniye nanjye nakubonye ntabwo uri njye ndavuze ngo cyangwa njye narusoni God have mercy upon us. nonde munsi nanjye uretse nkwereke ibintu byo gukora